Okay, mwongeye kwirirwa neza bantu banjye nk'uko bisanzwe ni Toso de Barber. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka mbereka ukuntu umuntu ashobora gushyira audio kuri status yawe, abandi bantu bakabona iyo audio ariko yari video. Wenda tuvuge hari nk'abantu bajya ahantu bakaba bafata nk'ibiganiro ahantu ukabifata ari video, ariko ukaza kuza gushaka kubisangiza abantu ari audio batabona amashusho y'abantu bavugaga ibyo bintu. Uyu munsi wa none nibyo bintu tugiye kwiga, uburyo ushobora kumvisha abantu audio y'ibintu wafashe ari video cyangwa se audio y'ibintu wa downloadinze kuri YouTube, wakuye ahandi umuntu yabiguye ahandi kuri WhatsApp, ariko udashaka ko abantu bari bubone amashusho ari muri iyo video. Ikaba ari video ariko wowe warangiza ugashyira kuri status yawe audio, ari byo ibi ngibi: WhatsApp audio. Okay, mbibutsa gukora subscribe, mbibutsa gukora share na like kugira ngo turusheho kubana, kandi mukora ku nzogera kugira ngo muzajye mubasha kubona ibiganiro kira kuri YouTube channel yanjye Toso de Barber. Mu minsi izaza ngiye kuzabereka n'akandi kantu keza k'ubwenge, ariko mbabwira yuko ubu ngubu twatangiye na gahunda yo gukora groupe ya WhatsApp y'abantu bafite ibintu by'ubwenge baba bazi bakwereka abandi bantu. Okay, mureke dutangire n'abatindiye, mureke dutangire nk'uko bisanzwe turi bwinjire muri WhatsApp yacu. Turindireho gatoya, nitumara kwinjira muri WhatsApp yacu nk'uko bisanzwe turaza hano kuri status. Mbere status yabaga hano hejuru murabizi, ariko ubu bayimuriye hasi. Urakora hano kuri status uhafungure, nurangiza kubera ko ari ikiganiro kiri video ushaka kwereka abantu ikintu uri bukore, uri bukande hano hariho kamera kugira ngo ujye muri ya video yawe ushaka gusangiza abantu, bakanda hano muri kamera. Dore ubu ngubu ahangaha twinjiye hano mu ma video. Okay, hano twinjiye mu ma video. Noneho reka nze ntoranye video ivuga, reka mfate wenda video ivuga, wenda reka ntoranye iyi ngiyi y'aka kana. Noneho urimo kubona ino video, iyi ni video, iyi ngiyi yose ni video. Iyi ni video ariko njye ntabwo nshaka kuyereka abantu kuri WhatsApp, undi muntu uri bubone kuri status yanjye we akayibona ari audio. Nibyo bintu nshaka kubereka. Noneho urabona iyi ngiyi uno mwana barimo kurwana. Noneho uraza hano, uri buze hano kuri kano kantu k'agakaramu ko hejuru. Numara kuza kuri kano gakaramu ko hejuru, okay, uraza kuri kano gakaramu ko hejuru. Nurangiza urabona aka gakaramu bahita baguha ahantu ho gutoranya amabara. Biraterwa n'ukuntu iyo audio urashaka ko umuntu uri buyibone irabisa, ariko reka njye nyitoranye wenda isa ibara ry'umutuku. Numara gutoranya urabona aka gakaramu kabaye umutuku. Nurangiza urakora hano kuri done. Numara gukora hano kuri done uhafungure. Nurangiza uri buze hano kuri text. Ahangaha hariho inyuguti ya T, ariko ushaka wanakora hano kuri emoji, ariko emoji yo ushaka utapfa kubona emoji iri bwuzure hano muri tableau. Urakora hano kuri hariho rino bara ry'icyatsi, ariko batari bubone uno mwana wari urimo kurwanamo imbere. Okay, uko niko bikorwa. Mbibutsa gukora subscribe. Hari abantu bajya babura ukuntu bafashe nka video cyangwa babonye video ahantu, ariko bakananirwa kuba basangiza abantu audio yari irimo, bakaba batari bubikore, ahubwo bikaba ngombwa ko bari bwerekane n'amashusho. Uyu munsi wa none naberekaga ukuntu ushobora kutwumvisha audio ariko ntitubone amashusho kuri status ya WhatsApp yawe. Guko bisanzwe ni Toso de Barber babwira ngo mukomeze mukore share, mukore ku nzogera. Okay, mukomeze muzamure, dore ndacyafite abantu bake, muzamure cyane turebe yuko twagira abantu 1000, ubundi asigaye dutwike hashye.
mukore Toso the Barber ku mbuga zose, nkoreshaho Toso the Barber, jya usacinga ku mbuga zose uzajya usangaho Toso the Barber. Sawa, ciao ciao, turi kumwe.